rero buriya njyewe mfite ukuntu mbirimita nkagira aho ngarukira niyo turi kuganira nkabona hari ukuntu ndi kwizihirwa mpita nkupa asubira mu bindi bya bindi twari turimo ngabivamo ikindi kandi njyewe ni wowe nshuti yanjye ngira nanjye ndabizi kandi nawe nshuti yanjye nta mugore wundi nshobora kwiteza ngo mbe namubwira ngo bimeze gute bimeze niyo mpuye n'umuntu tuziranye nubika umutwe nkigendera ntamenye ko tunaziranye cyangwa se akajya avuga ati se uriya muntu ni wa wundi nzi cyangwa ni siwe nuko nkora ariko dati ubwo ntabwo uri kumbeshya abashyitsi maranye iminsi urugo rwawe nubwo ntakunda kurugendamo cyane ariko abashyitsi maranye iminsi aho nta wazakwiba akagono ukivamo nyamuneka mwana wa mama urarya uri menshi gusa ikintu ngewe icyo nakoze si babandi twajyaga dusangira wenda nk'agacupa ntabwo tukisa niyo nyweyemo kamwe kongo oya jya wibombarika ikindi kandi muri icyo gihe cy'abashyitsi baraje nyine turasabana gisanzwe turabyina tujya gute birarangira urumva ubwo rero kugira ngo ntazacikwa ariko hari igihe nshobora gucikwa koko rikagucika rigatakara bakaribona oya nyamuneka ibombarike byaba bigize gute byaba birangiye ibombarike tutazita mu kagozi ibi bintu birakomeye iribanga n'ukurihagararaho nuko uzi yuko utakitera icyuma iri banga rihagarare gusa biragoye oya shikama mwana w'amashikama mbona asa n'ufite ikintu ya cyangwa umbwira niba nta ntege ufite meze neza uvuye okay wize si uyu munsi sawa uvuye class wize wananiwe wait wize biki se byatumye unanirwa narinjagaraye mu mutwe shanturoze nyine twahatumye no tubazo twahakanye none se wize iki cyatumye unanirwa kugeza naje nkameze neza icyo nubwo twahuye ubona nisajije ariko karajya nabone musubiza nkabona abantu bagize ikibazo kibazo nabuze ari keti ari y'ubuyi uyukera nde bagise icyo kibazo byarakaye ntabwo ari kuvuga shamizi bijya bigorana kubona n'abantu igenda sociable urabizi iyo mura hiti ibangira ngo ni sandre panye si tubigana urabizi ko akenshi njya mumfasha muri music iyo nagiye gukora ibitaramo muramerekeza urumva gufata umuntu umwe kamwegereza cyane kurusha abandi birangiye niyo mpamvu rero akenshi usanga bagaragaza ko hari ubusumbane ndashiramo ariko mbiye kuri yewe nta kibazo na kimwe mba mfite ahubwo mba ngira ngo twese dusabane cyane ko tuva ahantu hamwe turanizana ntukikirire inenda twitse niba hari ibindi waba utekereza byawe hari ibyo utekereza nta hantu zirenye na keti no nuze iriya wose simuda no kubamenya delas yarakaye yikafi ukuntu yari ameze ukuntu niko gutuje akunda kuvuga amagambo make sinibaza impamvu yawe yarakaye hanyuma wa sky se sumisazi sonose National Mpanga. Oya, never much. Sipyo. Nibyo mubwira ikize. Abanyeshuri munyegati yabaye. Bashobora kubona musangiraho cyasinzongera kwiyumva kudoda. Oya kumobera bigiza inkobe dishima ariko nta kibazo. Nyuma y'amasomo tuzabiganira mane gukeya. Ngomba ni kibazo cyarabaye. Ariko biragoye kuba nakwisanzura ku muntu we kwishuri. Biragoye. Nanjye nuko meze urumva ntabwo wandengaye rero komeza nanjye igihe turezi gahunda njyamo nanjye nayo maze gutunganya gahunda z'amasomo
uri kwitegura ute se gutaha? Nibyo ndi gufanga niba stress warabwite. Saba twerekezeho. Anyway, ariko mbere yo gutaha hari hit ngiye gukora, mfite igitaramo nzababwira mu minsi izaza. Tuzagikora kandi mwizere ko muzamfasha. Hagati mu biruhuko se? Ntabwo baramo itariki bishobora kuberaho ariko izabane. Okay. Yes. Thank you. Sezereretse. Mama. Yeah. Thank you. Nanjye reka ngende. dati reka nkwizere ariko ujye uvuga amagambo make uri kumwe n'uramutware kugira ngo rino banga ritazagera hanze. nzabikora rwose. ubwo binsezeranyije reka nanjye ngomeze kwizera. oya komeza unyizere nta kibazo rega. ariko se ni njyewe wajya kwikura amata mu kanwa ntabwo bibaho. Sister, byagenze bite se ko mbona wiheba? Sister, suko utari uri hano hafi? Wageze hano byari se? Nyine ngiye ndaje mbona wubitse umutwe ndanakuvugisha mbona muri kunyikiriza. Isi kibazo pe? Ntabwo meze neza njyewe. Byakugendekeye bite? Nje Steven sinzi ikibazo dufitanye muri iyi minsi n'ukuri. Sinzi ikintu turi gupfa ntabwo kiri kunyumva. Miseri pfira hehe? Ntabwo mbizi ndamuvugisha ibibazo mfite ntashaka kunsubiza. Sinzi ngo ibyaho ugiyemo aho ngaho ntabwo nzari ibiki kaze nimba yaribagiye ko ariwe musaza wanjye mfite mukuru ntabwo mbizi. Bya Steven nibyo? Y'abana birumvikana pe. Ariko ntabwo ari ngombwa guheranwa n'agahinda gutya. Ushobora kumuganiriza wagize ikibazo kambwira tuba twamuganiriza nk'abafitanye ikibazo tukabasha kugikemura rega turi abavandimwe. Ntabwo mbona tugifite ubuvandimwe hano muri uru rugo. Tubura ababyeyi natwe ubwacu tunanibwe kumvikana ko. Sister ihangane ndaza kugerageza mvugisha Steven. Wamuvugisha ukamuvugisha simbizi njyewe maze kubirambirwa kandi nanjye urugo nzarubatamo n'igendere. Nta n'icyo nshaka kuba. Niye waba ugiye he? Sister rega ibintu byose ntabwo bikemurwa n'intambara cyangwa se n'amakimbirane. Kuganira nge nawe dushobora kuganira tugashaka igisubizo cy'ikibazo dufite hano mu rugo rwacu. Mwebwe muba mushaka ko tuganira se? Nimwe basaza banjye ngira bakuru ntimuba mushaka kunyumva. Nanjye izo ntambara ntashaka rero. Nzigendera nkuko n'ababyeyi badutaye nabo nta rukundo bari badufitiye. Ariko mbabarira mu kuri no kundya reka nje kwiryamira. Kusirika putasi. Kuraganira cyangwa. Mushiki wanjye Samira. Mbabarira. Nubwo mukuru wacu Steven yaba yarakwitwayeho nabi. Ntabwo ari byiza kwivumbura. Njyewe ubwanjye nzamuvugisha. Kandi ndabizi ko bizagenda neza. Sana kibazo. Samira nukomeze guhangayika. Ngo bishyire mu mutwe wawe cyane. Sibyo? Akumvisha naki. Manga bino mwarazara. Sundura musisi twone metondeki. Unagiye kwirwa jya saza. Nakora ikibazo. Bazbit. Dushaka kunsebose. Nisworize. Habibi muri nisi kumva yuko nyicaho cyane ufite n'ikihe kibazo. Hano ukagifata ibintu. Nase ukurikije ukuntu tumeranye. Nuko mba nagutuza. Ase bibi n'iki kintu mbona nakoze kure. Tubwize nyikuri. N'ubushobozi mfite ari kintu kimwe mbona. Ubwo se umbwira ngo niki utakoze wowe wakoze iki? Ukoze iki? Ase wowe ibintu byose tuvuganye ku busigaho twabivuganiza. Mu byo twavuganye yakoze iki? Kuryo wumva umuntu waza yagusuje yagushamadukiye
Asaho ahubwo se muri ibyo ngibyo ni ikihe natakoze? ahubwo wowe mbwira wakoze Bebe reka wowe wakoze iki ubushobozi mfite ni buriya. Ntabwo ngomba gukora ibintu bya mirenge kandi ubwo mfite ari biriya. Nzajye kwibasa. iyi muzabijyamo muvo mu ngari Nzibi. uzajya Ahubwo binuka gikunda akuno kigira gutyo. Ase urugira ngo nzajye kwiba kugira ngo kugira ngo ushimishe basi. ariko byanawe twuki ndetse mu bintu byose bambwiye wakoze mbitse Bebe ni ikihe kintu nakoze ahubwo? ati ko naje nyemera nzakora ibi wakoze iki Nyine ni iki nakoze? irega sinkubaze ntabwo nyurwa. ntabwo nyurwa Ntabwo nyurwa. nyurwa n'iki se n'amagambo umbwira gusa atagira ibikorwa ngewe ntabwo rabuze abo ngo neretana nabo cyo ni icyambere kandi bamenyera byose numva nshaka uri kumva Kumuzi. Ase reka mubwire. Basi byuza ugize umwe. ku gikise gishimishije nari bugukunde ariko so ukurikije ibikorwa byawe ubona ukunditse ukagira kuvuga ibintu utari bukore ukagira gufuha ubusa ngo sinzi ngo narebye umuhanzi igikuba kiracitse Ase ni ibintu nakubwiye sinabikora. ahubwo ndi kukubaza wowe wakoze iki reka nakubwiye sinkubaze nawe ngo Jewe nzi ko mu byo nashoboye narabikoze. Ahubwo wowe mbwira ni hari ibyo utakoze nibi nibyo nujuje. byose wavuze nta na kimwe wakozemo Nibihi umuhanzi namukweritse. Shaka gusohoka ku muhanzi. wishimye aho yishyikiraga none se wamubona uzampa ibyo udafite byari biriya uravuga ngo uri kubakanga amazu y'imbwa imbwa ziraho nyine wandutishije imbwa ya nzu y'imbwa wubakaga n'uwo usigaye unayibamo ubundi si ubwo Ase reka mubwire. Kuma nakubwiye kuriya. Ntabwo nakubwiye na kuriya kugira ngo wiyemereho cyangwa wirariwe. Ahubwo nikomeze. Iyi niyo kamere yanje sibyo? niba ariyo kamere yawe rero ikintu umaze kubona ni kimwe sibyo kamere yanjye ni iyawe ntabwo bihura Asibe bushaka nkora iki kugira ngo byibuza ntabwo bihura Ase ubona gukunda unkundisha iki Okay basi nzajya no kwiyo kubimbwira urabivuga Okay kubera ko ushaka ko niba kugira ngo unshimishe ushaka ari byo nkora nzajya nibikore oya ntaho nkutumye kwiyo kandi mbona nibyo ushaka urabizi se Ase mumva wahazwa n'amafaranga ngahe cyane ibintu bingana gute kugira ngo wumve ko byibuze umutima wanjye utera ku wawe mama wanjye utera ku wawe umutima wanjye uterera mu wawe basi urahumva imbere ikintu cyo ndi kukubwira ni iki tubireke ikintu cyo mbashe kubona tubireke ibiki ibyo gukundana yes niko mbibona aho kugira ngo nyine mpora ntwara nawe sinzi wakoze iki sinzi wakoze ntabwo uri igitama mvuga mpora mbwira nsubira mu magambo tubireke uzabona abandi bakobwa ayo mafaranga ibyo birukora ubundi dataho nkorera uzagenda ubibakorere sibyo nanjye kandi sinabura wowe ngo banire ikibazo ni wowe nkunda ni wowe nkunda umutima wa nkunda uzakunda n'undi mbere y'uko nzose ntihari abandi babanjeyo nta n'umwe wigize ubanza ni njyewe kuva wavuka ni njye nyine uko nzi undi ni mama wanjye undi ni mama wanjye komeza rero urwo rukundo wamaga uruhereze mama wawe baby ntabwo wabimenya ndetse ibintu uri kuvuga bitekerejeho ndi serious this time ndi serious no please mu gihe uri kubona sibyo njye nawe duhora sinzi okay I'm sorry basi ntabwo nzongera birangira baby wanyumva kwanza bye baby umva ariko Amagade. Waramutse se jeri wanjye. Naramutse neza. Yenda cyarimo kunywa agacyayi. Nabyutse nsanga mwe mwakinyweye.
ariko se ngaho uryamira biba byagenze ubundi izi saha niho wabaga wagiye mu kazi. nabaga nagiye mu kazi ariko hari igihe umuntu ananirwa numvaga ntameze neza. Nibyo ubundi se ko akazi ukora ukakora wicaye unanizwa n'iki buriya? uzi ukuntu naraye ndota nabi, narose inzozi mbi cyane. Inzozi mbi se buriya ziterwa n'iki? Ukubera kudasenga nta kindi? aha mperuka se wowe usenga buri munsi? Umuntu aragusenya ariko nawe ugomba gushyiraho ayawe. Ikibazo Ariko mu makade uriya rero niyo umuntu yagusengera ariko nawe ugomba gushyiraho akawe ukisengera. Kandi burya urugo akenshi Imana yumva amasengesho y'abagore ugasanga urugo rugize umugisha. ese uru rugo tumazemo igihe kingana iki ku buryo wumva ko amasengesho y'uyu munsi ariyo agomba kurutunga cyangwa kurubeshaho? ese kuki wumva ko ayanjye ariyo yagira umumaro cyane muri uru rugo? Uva mu mabebe niduterana amagambo. Ibyo nakubwiraga nari ngendeye ku nzozi warose uvuga ngo warose nabi, kandi njye nari mfite n'ibyo numva nshaka ko tuganiraho. Kunyumva? Ndakumva. Ejo bundi dutembera n'umwana naritegereje ndareba ukuntu wikaraga. ngo ngira nte? Wikaraga ziriya mbyino ntabwo nsanzwe zikuza. Ugomba kunsobanurira ukambwira ahantu wigiye kubyina kuriya. Ngewe nigiye kubyina? Ntabwo ari gusa. None se ntabwo ari we wari utujyanyeyo? Abajyanyeyo nibyo, kandi kubyina ntabwo ari ikosa, ahubwo nakwibarizaga yaburiye ziriya mbyino wazigiye. Ese buriya wabonye ndi kubyina wowe wari wicaye ra? Ndi kubyina ariko wowe nabonye ubifitemo uburambe. Wowe natekereje ko hari igihe rimwe na rimwe kiriya gihe cyose ujya utinda watinze gutaha hashaka kuba hari abantu basanzwe bagusohokanayo ukajya kubyina, kuko we nabonye ubimenyereye cyane. Mbese buriya waradufasha uratujyana uri kungerageza kugira ngo urebe iki ko wenda njya kubyina. Ujye umenya ko umugabo ari umutwe w'urugo, aba agomba kureba buri kimwe cyose. Nshinzwe kukureba, nkareba umwana wanjye ndetse nkareba n'ibibera mu rugo rwa byose. Makadete nawe aruhanaro. Urakorora mama Kadete, wacira mama Kadete, wasura mama Kadete, wanyara mama Kadete. Mama Kadete ubundi nakugize ni umva nkubwire rero umugore mwiza, ukarakazwe n'ubusereka. Uri mu nshingano zanjye, nshinzwe kukumenya waba uri hano waba udahari. Nshinzwe kumenya ngo umeze uti. Rero kuba naragize amakenga ku byo nabonye shantoba kijyaga kujyana intonda nikamemo, ushatse wansubiza ukambwira uti nigeze gusohoka rimwe cyane nasohokanye n'abashuti banjye, wenda turabizi tuba mu bibina cyangwa se hari n'undi muntu w'inshuti yanjye wansohokanye, ukaba ariho wowe wigiye kubyina naho ubundi rwose bira nawe atari ibisanzwe. Oya se kutari wicara ngo umbwire yuko ujya kubyina? Sinabonaga n'ubundi umenyeranye n'abantu bawo n'abasereveri bawo mbona bose bakuzi. Ese ubundi watujyanyeyo kutigeze uyoboza se wowe? Ndi ntabwo nayoboje rero, njye ntabwo nakubeshya. Hari ibishoboka kubona nk'umugabo w'inshuti yawe akubwira ati dutembere, akaba yakugezayo akakugurira kamwe ukitarira. None se urumva nari kubasohokana nkabajyana aho ntazi? Ndabara ntago ari byo ntabwo. Kandi buriya ku bagabo nta birenze. Abagabo nta birenze rwose. Murikunda kweri. Rero reka mubwire, ntago ari icyo kibazo gihari. Urumva, ahubwo hari ikindi kibazo ufite kindi kiri ku ruhande, kuko ntago iriya mbyino yaje bundi ntabwo ariyo yaguteye guhinduka. Nuko kurota inzozi mbi buriya ushobora no gusanga nawe ubifitemo uruhare. Urumva, kuko wowe ubwawe buriya wibwira yuko wahashye umuceri, wahashye izo nyama, wahashye iki, mbese ukumva ko nyine urugo warutosheje rumeze neza. Ariko se buriya kuki wumva ko ikosa ari ngewe we ritakubaho? Mba bebe, ubundi kera ko ntavuga ngo umusubize, ko navuga ukareba hasi. Ubundi niki cyakumaza ubwoba? Ni wowe wamaze ubwoba?
ikigaragara nkurikije uko mbibona ufite abakoshya bakwizeza ibitangaza kandi baramushuka. Bigaragara ko ushobora kuba usigaye unca inyuma sheri wanjye, kuko warahindutse ntabwo wavugiraga hejuru gutyo, kuko mu rugo warahindutse, turavugana ntukansubiza ibyo wishakiye, tukigira umurongo ngenderwaho. Reba nk'aya meza ukuntu reba ibintu byanagaye, ntushobora kubikuraho cyangwa ubwira umukobwa wawe azabivaneho, nta soni. Ntabwo uje usanga ndi kunywa icyayi, kandi niyo mpamvu mvuga ko wowe unyiyenzaho igihe cyose wowe ungendaho. Ntabwo usanze ndi kunywa icyayi. Usura cyane kukinywa nyine ubu tuvugana nibwo nkirangije. Cadette araje yandurura ibintu abitwara. Bigutwaye iki? Ibi bintu bigutwaye iki kandi? Ibintu byose kubishakamo impamvu, ibintu byose ni ikibazo hano muri uru rugo. Mama Cadette ni ikibazo, ibikombe bibaye ikibazo, ameza abaye ikibazo, buri kimwe cyose kibaye ikibazo muri uru rugo. Ndaje ngwigeho kandi agufatira imyanzuro micya. Bagabo se njya kubashaka mwite. Cadette mwana wa. Yes ma. Umva ngwina umvanire bino binanga. Ndabona papa wawe ibintu byose aba yabigize intambara. Niba baziyuka hari sinzi byari byo nako. Jana n'ibindi byose. Notazi. Umva. Nta kibazo.